agahinda gatuma umuntu yiyumva ko ashobora kuba ari mu isi ya wenyine. Agahinda gashobora gutuma bakunyuza ujya muri sikaneri ntibabone agahinda kandi ugendana nako. Agahinda katuma ujya kwa muganga bagupima kugira ngo bakubonere imiti yakuvura agahinda ntibayibone kandi agahinda ugafite. Agahinda gashobora gutuma wibona nk'aho uri wenyine kandi uri kumwe n'abandi. Agahinda gatuma umuntu ahinduka kuba mubi kandi yari mwiza. Agahinda gatera umuntu guhinduka mubi yari mwiza. Agahinda gatera gutuma umuntu yibona uko atari. Agahinda ni kabi. Agahinda ntikabonerwa umuti uwo ari wo wese. Agahinda gatuma umuntu ashobora kwibona mu yindi sura. Hindura imyumvire wiyumve ko agahinda katavurwa. Agahinda nta muti wako. Agahinda nta antibiyotike wabona y'agahinda. Bashaka kukunyuza muri antibiyogaramu ntibakubonera antibiyotike yakukuriraho agahinda. Agahinda nta muti ukavura usibye kwiyakira ukishyira mu mutuzo, ukiha kwihangana, ukihumuriza wowe wenyine, ukishyira mu mutuzo kugira ngo umutuzo ugukurireho agahinda. Umuti w'agahinda nasanze ari ugutuza. Umuti w'agahinda wonyine ni ukwiyakira. Niba nawe ufite agahinda nk'aka ngaka, kugira ngo nkumenyeshe yuko nta antibiyotike ibaho ikuraho agahinda. Antigarame bashobora kukunyuzamo kugira ngo babone agahinda ntako babona kandi karenze umutima wawe. Mu gihe wowe ugendana n'agahinda ukabona kuzuye mu mutima wawe, huzuye agahinda k'umurengera, ariko muganga yagusuzuma kugira ngo abashe kuguha imiti yakugabanyiriza agahinda, ntabe yakubonera umuti n'umwe. Ariko igisubizo ngewe mfite, umuti wagabanyiriza agahinda ni ukwiyakira, ni ukwishyira mu mutuzo, ukiyakira ukabanza ukikunda. Agahinda kakarenguka nka nyomberi. Agahinda gahita kagenda karenga nka nyomberi iyo umaze kwiyakira, ukiha umutuzo, ugafata umwanzuro wonyine wo kwishyira wo gutuza. Agahinda karagenda karashira. Humura, tuza, wiyakire. Niba ukurikiye iyi videwo ukaba uhora uheranwa n'agahinda ka buri munsi, gira kwihangana, tuza, wumve ko byose bishoboka. Kazahita gashira. Gashobora kuguteza ibindi bibazo birenze, bigatuma agahinda kiyongera. Ariko inama nakugira ni ukwiyakira, ukishyira mu mutuzo. Agahinda gahita kagenda nka nyomberi. Ntihagire n'umwe ushobora kuba wamenya ko ufite agahinda. Kakagenda kakashira, kandi ukongera ukagarura amahoro mu mutima wawe n'umutuzo, ukongera ugatuza, ugatungana, ukabaho umeze neza rwose. Amagana agahinda mu mutima wawe, irengagize byose, we kujya ubabaza umutima wawe, we kujya ukiriya ibintu bishobora gutuma umutima wawe ukomereka. Iyi si dutuye ni agahinda gusa. Rimwe haba hari umunezero, ubundi aba ari umubabaro. Tugire umunezero uganze umubabaro. Tugire umunezero kugira ngo umubabaro ari wo uba mukeya muri twebwe, kuko iyi si ibamo ibyiza n'ibibi. Dukomeze tugire kwihangana, tubashe kurinda ibyakomeretsa imitima yacu.
tubashe kurinda gukomereka umutima, tubashe guhumuriza imitima yacu, kuko iyi si yugarijwe na byinshi bishobora kutubabaza kandi bikadukomerekereza imitima. Nawe waba umeze nka gutya, icyo nagusaba, iyi video yagufasha gutuza, kwihangana no kudakomereka ku mutima, kubasha gutuza no kubasha kwihanganira ibikugerageza. Udafite gutuza no kwiyakira nta wundi wabigufashamo. Utabanje kwikunda ngo wiyakire nawe ubwawe, nta wundi wabigufashamo. Banza ugire imbaraga, ubashe kwihanganira ibikugoye. Inama isumba izindi ni uko wowe ubwawe wenyine wabanza ukiyakira, kugira ngo agahinda kawe ugasangiza undi, ari we ubona ko yabasha kwikorera umutwaro wawe. Wowe wenyine ubwawe ni wowe ushobora kubanza kuba wakwikiza ibikugarije bigutera agahinda, kugira ngo kuko n'undi ushobora kuba ushaka ko agutwaza ku mutwaro wawe, nawe aba afite umutwaro we yikoreye, ariko wamuha ibyawe ntabashe kubihuza n'ibye ngo abifatanye, uba umuhaye imitwaro ikomeye cyane.